Komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG iravuga ko iri gukorana bya hafi n'ibihugu byose mu rwego rwo gushyiraho itegeko rihana ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyamara abitabiriye cafe riterere bagarutse ku mateka yaranze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 aho Nyakubahwa Jeannette Kagame nawe yatanze ibitekerezo ashishikariza urubyiruko kuba rwarwanya ingengabitekerezo jenoside. Mu biganiro byahuje abanyeshuri baza kaminuza, abashakashatsi n'abanditsi b'ibitabo cafe riterere bisanzwe biba mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ibiganiro byitabiriwe na Nyakubahwa Jeannette Kagame. Dr Jean Damascene Bizimana, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo yo kurwanya jenoside CNLG, yatangaje ko nubwo bitoroheye u Rwanda gukumira abanyamahanga bakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana ndetse no kuyipfobya, leta y'u Rwanda ikomeje gushishikariza ibindi bihugu gushyiraho amategeko ahana ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Aho ibyo bihugu bifite itegeko rihana ihakana rya jenoside yakorewe Abayahudi. Icyo dukora rero dufatanyije n'izindi nzego za leta nka Minisiteri y'Ubutabera, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni ugukoresha diplomasi kugira ngo ibyo bihugu bitandukanye bishyireho amategeko ahana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. Kimwe mu cyashoboye kugerwaho muri 2014 binyuze mu muryango w'abibumbye, inama ishinzwe amahoro ku isi yatoye umwanzuro 2150 usaba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gushyiraho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yose yemewe mu rwego rwa UN. Icyo kandi cyagezweho biturutse kuri diplomasi y'u Rwanda ku ngufu u Rwanda rwari rwakoresheje. Ni intambwe nziza. Ubu igisigaye gikorwa ni ukugira ngo ibihugu bishyire noneho mu bikorwa uwo mwanzuro bisabwe n'umuryango w'abibumbye. Mujawayo Esther watanze ikiganiro ku bitabo yanditse birimo Survivante ndetse na L'Offre de Stéphanie, akaba ari umwe mu batangije umuryango wita ku bapfakazi n'inshikiza jenoside yakorewe Abatutsi. Avega Agahozo yavuze ko abanyarwanda bagize amahirwe yo kuba jenoside yarahagaritswe n'abanyarwanda, ukaba n'umwihariko wayo kuba yarakozwe n'abanyarwanda kandi bakayikorera abanyarwanda. Twagize amahirwe dushingiye kuba jenoside yarahagaritswe n'abanyarwanda. Hari ikintu ambasaderi wacu akunze kuvuga gikomeye cyane, ko jenoside yakozwe n'abanyarwanda, ikorerwa abanyarwanda kandi hagarikwa n'abanyarwanda. Ikiganiro cyahuje abanyeshuri, abashakashatsi n'abanditsi cafe riterere cyitabiriwe n'abantu 250 barimo n'umunyamakuru w'umunyakamerun Yann nawe wakunze kwandika ku bwigenge bw'abanyafrika Pan-Africanism, by'umwihariko inkuru yanditse ivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Iki kiganiro kikaba kiba buri mwaka mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ndetse kikaba cyitabirwa n'abashakashatsi nk'ibisanzwe.